urukundo rwacu turwubakire, turusasire, turutegure neza. Uko tuzarutegura cyane ni nako ruzagenda rurushaho kujya mbere. Nifuza ko twabana, ariko kubana kwanjye nawe basi hangana ubanze ugerageze unyegeresha nyegera. Kwasura inshuti ba Inshuti TV, uyu ni wa mwanya ngo twongere tuganire ku bintu runaka, ku nsanganyamatsiko runaka, kugira ngo dufashanye kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'ubuzima bwacu n'ahazaza h'urubyiruko, h'urungano, ndetse h'abantu batubanjirije, inama dukura mu bakuru baturuta, inama tugenda dukura hirya no hino, kugira ngo turusheho gufashanya no kunga ubumwe mu hazaza hacu. Uyu ni wa mwanya rero ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira iti: kuki urukundo rw'ubu rurimo amacakubiri? Kuki rudafite imizi ifatika? Kuki atari urukundo buri wese yakirata ko afite urukundo? Ufite umukunzi uyu munsi avuga ati ni iby'ubu, wasanga ntamenya amaherezo yabyo, ni iby'ubu wenda ntiwamenya, ejo wasanga rurangiye. Noneho rero ndashaka ngo dufashanye tumenye impamvu ibintu runaka bishobora kuba bituma urukundo rw'ubu ngubu rutakiramo. Ari urukundo utamenya ngo ni urukundo urufite nawe avuga ati ntawamenya, ni ibyo wasanga ejo rurangiye. Nkaba mfite umukunzi none ejo nkazaba ndi kera habayeho. Menya rero ibintu bitanu urukundo rw'ubu ngubu rubura, urukundo rw'ubu rubura kugira ngo rube urukundo nyarwo. Nshuti rero mukunzi, ntujye kure. Nimba utarakanda subscribe, turagusabye kana subscribe hariya hasi. Niba hakiri umukara, hakiri umutuku, kandaho hahindi umukara kugira ngo iteka nurangiza gukandaho kandi no kunzogera hirya gatoya, kugira ngo tubane igihe cyose, buri video nshyashya, buri makuru mashyashya, buri gishyashya tubonye nawe ukimenye. Noneho rero ibintu bitanu biranga urukundo rw'ubu rwabuze kugira ngo rube urukundo rufatika ni ibihe? Ni ibi rero tugiye gutangira kumva. Ntujye kure, bana natwe. Ibintu bitanu urukundo rw'ubu rubura. Ushobora kubaza ati se mu rukundo ubundi ni iki kibura? Nk'uko ureba, nifuje gutegura ino video hano kugira ngo wowe uyibone neza. Ahangaha ndi nagenda mu misozi ndibaza nti urukundo rw'ubu ni iki kintu rubura? Naganiye n'umusaza umwe arambwira ati urukundo rw'ubu rero mwabana mwe ntabwo ari uko urukundo rutariho, ntihazajye no kubwira ngo urukundo rwarashaje ntirukibaho, ahubwo urukundo rw'ubu ngubu ruba buri kintu kimwe cy'ingenzi: kuganira hagati y'abarufitanye. Akenshi urubyiruko rw'ubu twihurizwa n'irari, tugahura dufitanye urukumbuzi, yego. Akenshi tuganira kuri telefone, tukaganira byinshi kuri WhatsApp, twezanya amafoto. Ya mafoto twarebye twamaze ku irari ryacu rikadukurura, tugahura tutagifite umwanya wo kuganira, ahubwo tugiye guhuzwa n'irari, bityo urukundo rwacu rukaba rushingiye ku irari aho gushingira ku mbamutima zihamye. Icyo ni ikintu cya mbere kikwereka ko impamvu urukundo rw'ubu ngubu rutakiri urukundo ruhamye. Indi ngingo ya kabiri rero, kuba uwo dukundana cyangwa se unkunda yarakundanye na benshi, yaramenyanye na benshi, noneho telefone ye ikaba afite nimero zirenga abantu 6, 8, 10, hafi 30, buri wese amubwira urukundo, arufite byinshi kundusha, akaba amuganiriza ku bijyanye n'ubutunzi, amwereka byiza, ndetse na rimwe tugahura nawe hari byinshi yabonye kuruta. Ibyo bikaba biri ikintu cya kabiri gishobora gutuma urukundo rutarama, ndetse udashobora no gukunda, kubera yuko uwo muntu tugiye guhura afite abantu benshi bakundana nawe, bakundanye nawe. Imitima yacu tukarwifuriza byinshi, tukabwifuza kenshi, ariko rukaba rubangamirwa n'ibintu bitanu. Ibintu bitanu, icya mbere nigeze kukivuga ruguru, kiravuga giti, nigeze no kukivuga: kutaganira
no kutumvana no kudashyira hamwe kw'abantu bakundana. Akenshi kubera itumanaho n'ikoranabuhanga ririho, tuganira kuri Facebook, kuri WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga, tugahamagarana kuri telefone, twamara kumvana amagambo tumaze no kwerekana amafoto yacu, nkakohereza ifoto ukanyuza ifoto, bityo nkakururwa n'irari aho kugira ngo nkurwe n'urukundo, nkakubona ku mafoto nkakwifuza aho kugira ngo njye nkubone tuhure tuganire tugirane ubumwe bufatika kugira ngo twubake urukundo rwacu. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora kuba kibangamiye urukundo, kuko aho kugira ngo tugirane urukundo ruhamye tugira n'irari, tugahuzwa n'irari, yenda hakazamo akantu gato k'urukundo gato, ka kantu gato kajemo k'urukundo kakadukururira ku bana, ariko akenshi nyinshi ku ijana ari irari ryadukuruye atari urukundo, bityo tukisanga twagiye mu rukundo ariko rutari urukundo rugiye rushingiye ku irari, tukisanga dukundanye tukabana bidakwiriye kuko nta rukundo rwari rurimo, hari irari. Bityo mu minsi mike nabona undi ukurusha uburanga cyangwa se unyereka ubasha gushimisha irari ryanjye, nkaba ariyo nkurikira, we nkaguhindukirana nkagushyira ku ruhande kandi narakubeshye ko ngukunda. Ikindi kintu cya kabiri, kubaho tutaganira ngo twicare ahantu hasi tuganire ibitubaka, ibidufasha gutekereza neza, ngo twebwe ubwacu twumvane, twananirwa kumvana ngo tubashe gushyira hamwe, bityo bigatuma n'urukundo rwacu rutagira ishingiro, kuko nta mwanya uhagije twigeze tugeraho kuganira ngo tubashe kubakana, tubashe gushyira hamwe, tubashe gukora iby'imitima yacu yifuza, mbese tunabashe no gutekereza ku hazaza hacu. Kera ba sogokuru na ba sogokuruza na ba nyogokuru na ba nyogokuruza ndetse na ba data batubyara n'abandi bajyaga bahurira ahantu bakicara hasi bakaganira. Urabona nk'iri shyamba aha ngaha nta muntu twumva, ntaki, ni inyoni n'umuyaga w'ibiti gusa. Iyo turi hamwe tuganira, amarangamutima yacu arazamuka, tukarushaho kumvana mu majwi yacu yonyine, nta kindi kintu twumva. Ariko ubu ngubu turahura tuganira kuri WhatsApp na Facebook n'ahandi, twajya kuganira tugahurira muri rogi cyangwa mu kabari aho tureba abantu hirya no hino, bityo akenshi tugakururwa n'irari aho kugira ngo dukurwe n'urukundo, maze kumvana kwacu kukaba guke n'amarangamutima yacu akaba menshi, maze no gutekereza ku hazaza hacu hakabura, maze tugashiduka twisanze mu rukundo rudafite ishingiro. Kubera iki? Kubera yuko ntabyo twigeze tubasha kugira gutegura. Twagiye mu rukundo tutararuteguye, twisanga turi mu rukundo, ariko nyamara ntabwo rwari urukundo, ahubwo rwari ibyifuzo by'imitima yacu. Ikintu cya gatatu cy'ingenzi, kubaho nta kugisha inama. Kugisha inama ni imwe mu nkingi y'ubuzima buri wese yakwifuza gukora no gukoresha kugira ngo agirwe inama n'abandi, ndetse ajye mu rukundo nyarwo azi icyo agiye gukora, atari amarangamutima ye amujyanyemo, ahubwo ari ishingiro ry'ibikwiriye. Nkajya mu rukundo mfite umuntu wangira inama akamfasha kwiyumva no kubasha gusobanukirwa neza ibyo ngiye gukora, akangira inama akambwira ati nyamara we gukururwa n'irari, nkabona umuntu inzobe nkabona irankuruye nkayikundira inzobe, ariko nkunze umuntu nanjye ubwanjye imico ye ntashobora kubasha kwihanganira, nkamukunda ntamuzi kubera ko nabuze umuntu ngira inama ngo amunyigishe, cyangwa se nimba namuzi amubwira ati itonde, njye nkakururwa n'irari ry'umutima n'amaso yanjye, nkashiduka naguye mu rukundo, bityo nkikundira umuntu mu minsi mikeya urukundo rwananira, nk'abantu nti n'ubundi none nataraguye ku muhanda nagende nzashaka abandi, ariko simenye ko ndi kwangiza ahazaza hanjye n'iterambere ryanjye ndetse yenda n'abazankomokaho. Ikintu cya kane, urubyiruko rwinshi muri twese ntidushaka gukora. Kudashaka gukora kwacu rero, tugashaka ko uwo dushaka aba afite imitungo cyangwa se hari ukuntu runaka yakoze ubuzima bwe kugira ngo mufashe kubirya no kubikuramo byinshi byamfasha mu hazaza hanjye, aho kugira ngo njyewe ubwanjye nitegurire ibyanjye,
nkashaka umuntu wateguye ubuzima bwe. Icyo ni ikintu cya kane mu bintu bishobora gutuma ahazaza h'urukundo rwacu ndetse n'urukundo rwacu rugira imbogamizi, rukagira ingaruka nyinshi zirwangiza, kubera yuko mu by'ukuri ntabwo nakunze umuntu, nakunze ibintu, noneho ndenze no gukunda ibintu nshaka kugendera ku irari ryo gukunda ibintu, sinita ku rukundo ngo nshaka umuntu dukundana by'ukuri tuzafashanye gushaka ibizatubeshaho, ahubwo ngashaka umuntu ufite icyo yagezeho kugira ngo antunge. Musore, mukobwa, ndabasabye mwirinde ibi bintu, kuko nagutunga umukurikiye ikofi, niko tubyita, ikofi nitangira guhombana, nawe urukundo rwanyu narwo urarwumva nyine ruzajya mu manegeka, rubure ishingiro, rubure aho rushingiye, rubure icyerekezo, bityo hagati yanyu mwembi muzasanga urukundo rutagishobotse. Ntihabeho kwa kundi kwicuza ati iyo mbimenya, iyo nitwara gutya. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma nshaka kubaganiriza, ikintu cyabuze ni ukuri. Ukuri k'ubu ndifotora ifoto nkayeditinga, nkayishyira ku mbuga nkoranyambaga, nkayipositinga kuri WhatsApp, nkayipositinga kuri Facebook n'ahandi, wayibona ryarari na byandi byose ubundi bikuye muri iyi ngingo ya gatanu. Kutagira ukuri, nkerekana ikofi, nkavuga ati njye nakoze ikofi, ewana ndakaze, nyubaha, nkunda, ntacyo tutazageraho nunkundira, tuzagera kuri byinshi. Ariko mu by'ukuri nta hantu na hamwe mfite ikintu gifatika uretse ku munwa, no kuba rimwe na rimwe yenda ngwira 10 nkashaka kuryiyemerana ko nkakwereka ko nkaze, ariko nta kintu ndiho. Nawe wabibona ko yatambo uyu muntu ni umunyakuri, yanyeretse ikofi, reka mushake. Ukanshaka nta kintu ndiho, nta bushobozi, nta mwanya, ntaki, bityo ugasanga ugiye kubana nanjye mu minsi mike itari kera, ugasanga narakubeshyaga ukigendera. Wakigendera ugasanga nanjye twa dufaranga nananiye kwegeranya ngo ntubyaze umusaruro nagiye nkwereka ngo tuyarye, uraje turayariye, yarashize, urigendeye, nanjye nsigaye ndirira myotsi. Bityo rero urukundo rwacu, bantu b'Imana, bantu bacu, rubyiruko rw'u Rwanda, mwebwe mufite ibyo muteganya mu iterambere ryanyu, mureke urukundo rwacu turwubakire, turusasire, turutegure neza. Uko tuzarutegura cyane ni nako ruzagenda rurushaho kujya mbere. Ikintu cyiza rero dukwiye kumenya, kugira ukuri, kubaha mugenzi wacu, tukubaha ubushobozi bwe, tukirinda gukurikira amafaranga. Ibyo bintu nitubyirinda tuzagera kuri byinshi. Rero inyunganizi kuri iki kiganiro nakugira wowe uri mu rukundo cyangwa se wowe uruteganya, ibintu wakirinda muri byo wabyumvise, ariko hari n'inyunganizi nakugiraho inama. Wowe nk'umuntu kugira gahunda, urugero nka ba sogokuruza bajyaga nta telefone bagiraga ngo barahamagara n'amasaha ntiyabagaho, akavuga ati turabura saa 8 cyangwa ku masaha y'igicamunsi, kandi amasaha y'igicamunsi niduhura tukaganira, icyo turi buhakure kiraba ari ingirakamaro. Twebwe ngubu icyo kintu cyarabuze, niyo duhura dufite ryarari nahoze mbabwira, aho kugira ngo tuganire kubyubaka tugahuzwa n'irari tukitandukanira, bityo ugasanga n'ubundi niyo tugiye guhura duhuzwa n'irari aho guhuzwa n'urukundo. Gahunda, kutagira gahunda, ugasanga twakakwiye kugira gahunda yo guhura saa 8, wowe wigiriye muri makiyaje n'ibindi, duhuye saa 10 dufite amasaha makeya, noneho cyagiye twapfusha uza twari kuganira kikaba aricyo gihe giba imfabusa, tukacyanira tugakora ibikwiye nyine muri cya gihe gitoya kibonetse. Si byose niko bigenda. Iyo bigenze gutyo rero, icyo gihe nta kindi kibaho, ni irari ryacu riduhuza, tukaryo tugenderaho, rikaba ryo rituyobora mu gikorwa nyacyo. Ugasanga birangiye urukundo rwacu turutwaye nyine nk'igikoresho, aho kurutwara nk'umusingi tukwiye kubakiraho ubuzima. Kumenya gukoresha neza ikoranabuhanga ryacu,
telefone yanjye ndayifite, ndaguhamagaye duhanye isaha, turahuye, turaganiriye pe, turaganiriye, njyewe ndagukunda, urankunda, inshuti yanjye, duhuzwe na byinshi, urabizi ndagukunda, ndetse nifuza ko twabana, ariko kubana kwanjye nawe basi hangana ubanze ugerageze unyegeresha, nyegera uko nguko umukuru umubwira ngo nyegera 90% ibyo mwakakwiye kuganira ntabwo mubiganira, kubera yuko buriya iyo irari ryazamutse ibitekerezo biragenda, iyo irari ryazamutse ibyifuzo byo kugira icyo mugeraho biba bike, bityo mukiyubakira amarangamutima yanyu yo kubaka ahazaza hanyu. Inshuti n'umukunzi wa Inshuti TV, ntugende udakanda subscribe, video nyinshi n'abantu benshi turi gutegura kubaganirira ku mateka y'urukundo, ndetse bafite inararibonye ku rukundo, ndetse bubatse urukundo rwabo rukaba rukomeye, ndetse bakaba ari abantu bagira abantu benshi inama, abantu bafite inzu zigisha ku bana, ndetse zigasana ingo z'abantu bafitanye amakimbirane cyangwa se bafitanye ibibazo. Ndagusabye ubwo tuzatangira kubaganiriza ukane subscribe, buri video yose igeraho ujye uyibonera igihe, kandi nuyibonera igihe ufashe Inshuti TV gusangiza abandi urukundo no urusharinga abandi mu nshuti zawe, kuri WhatsApp, kuri Facebook n'ahandi, kugira ngo urukundo dukundana mu by'ukuri rube urukundo nyarwo, rube urukundo ruhamye, buri wese arwibonemo kandi buri wese arwisangemo, arusheho kugira urukundo ruhamye kandi ruramba, maze inshuti yacu, inshuti ya Inshuti TV, twubake ubucuti. Ubundi urukundo, umuhanga yaravuze ngo urukundo ni ubucuti. Reka tubaye twubaka ubucuti hagati yacu, tuzazamuka mu rukundo ariko rufite umusingi nyawo ukomeye w'ubucuti. Ntukajye kure rero, reka twubake ubumwe, tugirane urukundo, amahoro y'Imana abane namwe, kandi dukomeze twubake urukundo rukomeye, urukundo ruramye, urukundo rufite intego. Urakoze cyane mukunzi wacu, ntujye kure, turi kumwe, nakagaruka. Amahoro y'Imana abane nawe.